Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 218 dusoma Bibiliya. Tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi Zekariya, turahera ku gice cya mbere tugeze ku bice 7. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zekariya igice cya mbere. Iyerekwa ry'amafarashi 4 mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Dariyo. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti: Uwiteka yarakariye ba sogokuruza banyu cyane. Nicyo gituma uzababwira uti: Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: Nimungarukire nanjye nzabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mwe gusana ba sogokuruza banyu abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati: Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: Nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantege amatwi, niko Uwiteka avuga. Ba sogokuruza banyu bari he? Mbese abahanuzi bahoraho iteka? Amagambo yanjye n'amategeko yanjye nategetse abagaragu banjye b'abahanuzi aho ntibyasohoye kuri ba sogokuruza. Hanyuma bisubiyemo baravuga bati: Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuzatwitura ibi hwanye n'ingeso zacu n'ibyo twakoze, none niko yadukoreye. Ku munsi wa 24 wo mu kwezi kwa 11, ariko kwezi kwitwa Shebati, mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti: Nijoro nagiye kubona, mbona umuntu uhetswe n'ifarashi y'igaju ahagaze hagati y'ibiti by'imihadasi byo mu kabande, kandi nyuma ye hari amafarashi y'amagaju n'ay'ubugondo n'ay'imyeru. Maze ndabaza nti: Ibi ni ibiki nyagasani? Marayika twavuganaga aransubiza ati: Ndabikubwira. Umuntu wari uhagaze hagati y'imihadasi aravuga ati: Abo nabo Uwiteka yatumye kugenda isi. Basubiza marayika y'Uwiteka wari uhagaze hagati y'imidahasi bati: Twagenze isi yose, kandi dore isi yose iratuje ifite ihumure. Marayika w'Uwiteka arabasubiza ati: Uwiteka Nyiringabo uzageza ryari kutababarira i Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda, kandi umaze imyaka 70 ubarakariye? Uwiteka asubiza marayika twavuganaga amagambo meza, amara umubabaro. Marayika twavuganaga arambwira ati: Rangurura uvuge cyane uti: Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: Mfuhiye i Yerusalemu n'i Siyoni ifuhe ryinshi, kandi ndakariye amahanga yiraye uburakari bwinshi, kuko narakariye Abisiraheli buhoro, ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati: Ngarukiye i Yerusalemu mafitiye imbabazi. Inzu yanjye izahubakwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. I Yerusalemu hazagereshwa ubugozi. Ongera urangurure uvuge uti: Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: Muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza bisaguke. Uwiteka azongera kumara i Siyoni umubabaro, kandi azongera guhitamo i Yerusalemu. Zekariya ibice 2. Amahembe 4 n'abacuzi 4. Maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe 4. Baza marayika twavuganaga nti: Biriya ni ibiki? Aransubiza ati: Biriya niyo mahembe yatatanije Abayuda n'Abisiraheli n'ab'i Yerusalemu. Uwiteka anyereka abacuzi 4. Ndamubaza nti: Bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati: Uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda ntagire uwegura umutwe? None rero bariya bazanywe no kwirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Abayuda akabatatanya. Marayika atumwa kugera i Yerusalemu. Nuko nubura amaso ngiye kubona mbona umuntu ufite umugozi mu ntoki wo kugera. Ndamubaza nti: Urajya he? Ati: Ndajya kugera i Yerusalemu ngo ndebe ubugari n'uburebure bwaho uko bureshya. Maze marayika twavuganaga arasohoka. Marayika wundi aza kumusanganira aramubwira ati: Nyaruka ubwire uwo musore uti: Yerusalemu hazaturwa hamere nk'imidugudu itagira inkike, kuko abantu n'amatungo bizahaba byinshi. Ninjye uzababera inkike y'umuriro ihakikije, kandi ninjye uzahabera icyubahiro imbere muri wo, niko Uwiteka avuga.
ngaho ngaho nimuhunge muve mu gihugu cy'ikasikasi, niko Uwiteka avuga, uko ibirere ari bine nibyo nabatatanirijemo, niko Uwiteka avuga. Yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike, kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyagaga, kuko ubakoraho aba akoze ku mboni y'ijisho rye. Dore nzayabanguriraho ukuboko kwanjye, kandi ayo mahanga azaba umunyago w'abayakoreraga. Ubwo muzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wantumye. Ririmba unezerwa wa mukobwa w'i Siyoni we, dore nanjye ndaje nguturemo imbere, niko Uwiteka avuga. Uwo munsi amahanga menshi azahakwa ku Uwiteka, baba abantu banjye, nanjye nzatura muri wowe imbere, nawe uzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo yakuntumyeho. Maze Uwiteka azagarura i Buyuda habe umugabane we mu gihugu cyera, kandi azongera gutoranya i Yerusalemu. Bantu mwese nimucecekere imbere y'Uwiteka, kuko abadutse mu buturo bwe bwera. Yosuwa umutambyi mukuru akizwa ibyaha bye. Ibi ni ibice bitatu. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka aguhane yewe Satani, ni koko Uwiteka watoranyije i Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti, nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho. Marayika w'Uwiteka ahamiriza Yosuwa cyane ati, Uwiteka Nyiringabo aravuze ati, nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza, n'ibikari byanjye uzabirinda, nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha. Umva yewe Yosuwa umutambyi mukuru, wowe n'abagenzi bawe bahora imbere yawe, kuko abo ari abantu b'ikimenyetso. Dore nzazana umugaragu wanjye Shami uzumbura. Dore ibuye nshinze imbere ya Yosuwa, ku ibuye rimwe hari amaso 7. Nzarikebaho amabara, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi gukiranirwa kw'icyo gihugu nzagukuraho umunsi umwe. Uwo munsi muzahamagarana, umuntu wese ahamagare mugenzi we, muce agashingwe munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Zekariya ibice 4. Uwiteka akirisha umwuka we wera, atari abanyamaboko. Marayika twavuganaga agarukaho ndi, arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi, arambaza ati, ubonye iki? Ndamusubiza nti, ndarebye mbona igitereko cy'itabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo, mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo, kandi ayo matabaza ari hejuru yacyo cyose. Itabaza ryose ryari rifite imiheha 7, kandi impande zombi hari imyelayo 2, umwe wari iburyo urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Ndongera mbaza marayika twavuganaga nti, ibyo bisobanurwa bite nyagasani? Marayika twavuganaga arambaza ati, ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti, oya nyagasani. Aransubiza ati, ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngira ati, si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Mbese hari uwahinyura imishinga? Kandi bazanezezwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli,
kandi ibyo birindwi nibyo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose. Ndongera ndamubaza nti iriya myelayo ko ari ibiri, umwe uri iburyo y'igitereko cy'amatabaza undi ukaba ibumoso bwacyo, isobanurwa iti? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti ariya mashami y'imyelayo abiri ari impande zombi z'imibirikira y'izahabu uko ari ibiri akikamuramo amavuta asa n'izahabu asobanurwa ati? Arambaza ati ariya ntuzi uko asobanurwa? Ndamusubiza nti oya nyagasani. Arambwira ati ariya mashami ni ba bantu babiri bejeshejwe amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Zekariya ibice 5. Iyerekwa ry'umuzingo w'igitabo uguruka. Nuko nongera kubura amaso ngiye kubona mbona umuzingo w'igitabo uguruka. Arambaza tubonye iki? Ndamusubiza nti mbonye umuzingo w'igitabo uguruka, uburebure bwawo ni mikono 20 n'ubugari bwawo ni mikono 10. Arambwira ati uwo ni umuvumo woherejwe gukwira isi yose. Ku ruhande rumwe uhamya yuko uwiba wese azakurwaho, ku rundi uhamya yuko urahira ibinyoma wese azakurwaho. Uwo muvumo nzawohereza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, winjire mu nzu y'umujura no mu nzu y'urahira izina ryanjye ibinyoma. Uzaba mu mazu yabo imbere, uyatwikane n'ibiti n'amabuye byayo. Maze marayika twavuganaga arasohoka arambwira ati noneho ubura amaso urebe kiriya gisohotse uko kimeze. Ndabaza nti kiriya ni iki? Aransubiza ati kiriya ni indengo isohotse, kandi ati mu gihugu cyose uko niko basa. Kandi dore umutemeri w'ibati upfunduwe, mbona umugore wicaye imbere mu ndengo. Ati uyu ni we bugome. Maze amujugunya mu ndengo imbere, akubitaho uwo mutemeri w'ibati uremereye ku musozo wayo. Nuko nubura amaso ngiye kubona mbona abagore babiri basohotse bafite umuyaga mu mababa yabo, kandi bari bafite amababa nk'ay'igishondabagabo. Baterura iyo ndengo bayitwarira mu kirere. Mbaza marayika twavuganaga nti iriya ndengo barayijyana he? Aransubiza ati bagiye kubakira uwo mugore inzu mu gihugu cy'Ishinari, niyuzura azashyirwa ukwe muri icyo gihugu. Zekariya ibice 6. Iyerekwa ry'amagare 4 y'intambara n'irya Shami. Ndongera nubura amaso ngiye kubona mbona amagare 4 aturuka hagati y'imisozi 2, kandi iyo misozi yari imiringa. Ku igare rya mbere hari amafarashi y'amagaju, ku rya kabiri hari amafarashi y'imikara, ku igare rya gatatu hari amafarashi y'imyeru, no ku rya kane hari ay'ibigina y'amabara y'ibitanga. Maze mbaza marayika twavuganaga nti biriya bisobanurwa bite nyagasani? Marayika aransubiza ati biriya ni imiyaga 4 yo mu ijuru ivuye guhagarara imbere y'umwami nyir'isi yose. Ririya gare rikururwa n'amafarashi y'imikara rirajya mu gihugu cy'ikasikasi, ay'imyeru yaje ayakurikiye, n'ay'amabara y'ibitanga arajya mu gihugu cy'ikusi. Ay'amagaju asohotse ashaka kugenda isi yose ayicuraganamo. Aravuga ati nimusohoke mugende isi yose muyicuraganemo. Nuko agenda isi yose ayicuraganamo, maze arampamagara arambwira ati ariya ajya mu gihugu cy'ikasikasi yuruye umwuka wanjye w'uburakari nari narakariye igihugu cy'ikasikasi. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho rivuga riti akira amaturo y'abo banyagano Herudayi na Tobiya na Yedaya, kandi uwo munsi uzajya kwa Yosiya mwene Zefaniya niho bazaba bari bavuye i Babuloni. Bazaguha ifeza n'izahabu, urema amakamba uyambike Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru. Umubwire uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati dore umuntu witwa Shami uzumbura azamera ahantu he, kandi niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka. Ni koko niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka, azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwami ategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye. Bombi bazahuruza inama zizana amahoro. Ayo makamba azaba ya Heremu na Tobiya na Yedaya na Heni mwene Zefaniya,
azaba urwibutso mu rusengero rw'Uwiteka, kandi abazaba bari kure bazaza bubake mu rusengero rw'Uwiteka, maze muzamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Ibyo bizasohora nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu. Zekariya ibice 7. Ahinyura kwiyiriza ubusa kwabo k'uburyarya. Mu mwaka wa 4 wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya ku munsi wa 4 w'ukwezi kwa 9 kwitwa Kisilevu, ubwo ab'i Beteli bari batumye Shareseri na Regemumeleki n'abagaragu babo ngo baze gusaba Uwiteka umugisha. Bari baje no kuvugana n'abatambyi bo mu nzu y'Uwiteka Nyiringabo n'abahanuzi bati, mbese nkomeze njye ndira mu kwezi kwa 5 nitandukanye nk'uko nabigenzaga muri iyo myaka yose uko ingana? Nuko ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho rivuga riti, bwira abantu bo mu gihugu bose n'abatambyi uti, ubwo mwajyaga mwiyiriza ubusa mukarira mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6 n'ukwa 5 n'ukwa 7 muri iyo myaka ko ari 70, ubwo ni jyewe mwiyiririzaga ubusa. Kandi iyo murya cyangwa iyo munywa simwe mwirira ubwanyu kandi mukinywera. Mbese ibyo si byo Uwiteka yavugiye mu bahanuzi ba kera, ubwo i Yerusalemu hari hagituwe hakiri amahoro, n'imidugudu yaho ihakikije n'iy'ikusi n'iyo mu bibaya, ubwo yari ikirimo abantu. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Zekariya rivuga riti, Uwiteka Nyiringabo yaravuze ati, nimuce imanza zitabera, kandi ati, umuntu wese agirire mugenzi we imbabazi n'impuhwe, kandi mwe kurenganya abapfakazi n'imfubyi n'abanyamahanga n'abatindi, ntimukagambanirane mu mitima yanyu. Ariko banga kumva, bantera umugongo, bakipfuka mu matwi ngo batumva, ndetse binangiye imitima imera nk'ubutare, ngo batumva amategeko n'amagambo y'Uwiteka Nyiringabo yatumishije umwuka we ayavugira mu bahanuzi ba kera. Nicyo cyatumye uburakari bwinshi buturuka ku Uwiteka Nyiringabo. Maze kuko yaranguruye bakanga kumva, niko bizaba, bazarangurura nange kumva, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ahubwo nzabatatanisha serwakira, bajye mu mahanga yose batigeze kumenya. Nuko bahavuye igihugu gisigara ari umwirare, ntihagira ukunda kuhaca cyangwa kuhagaruka, kuko igihugu cy'igikundiro bari bagihinduye amatongo. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibice bisigaye by'igitabo cya Zekariya. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.